buriya ngiye nimba ushaka ko nsana kugura n'indege ngiye nayikugurira. Ikintu cyose uzaba ushaka nge nakikugura ku bwanjye sha. Bazakujyane kukivoya ntabwo ibyo byashoboka rwose, ariko nge nakujyana ukomeza ukanyitwaraho neza. Nta kibazo, ariko baby nge nzakwemeze nzakujyane mu Bwongereza nibyo wishakira. Urange nagutembereza mu Bwongereza neza. Sawa, ako kantu niko nge mba nshaka ngewe. Ubundi buriya kugira ngo nge nzabanze nkujyane mu Bwongereza, nzabanza nkujyane hariya kuri stade Amahoro, noneho ujye kuri match y'Amavubi. Noneho nitumara kuva duto tujya Marriott kwitamo agacupa. Basha, gura. Ariko baby, uretse mbanze nomve zino modoka zo ku mupaka hano zigeze. Abakobwa bo barasaze. Niko sha, warasaze? Ibyombo biri hariya kuki utabyogesha? Iriya safuriya ikindi yavuyemo igikoma, kuki utayikombye? Iby'agasafuriya byo kugakomba twari twabyumvikanye. Hajya benshi ikombe tubyumvikane wa muhungu. Okay, icyari kinzanye rero hano ngaho ngiye kujyara mu nzu ku meza basize inote y'ibihumbi 5, sibyo? Ngiye kujyara ruguru nzaniremo akawiswi mbe nk'amanuzi. Twumvikane? Yes. Imbere rero nirapenga kanuma akami 5,000 sagire azi yuko nani kintu twibwasagure na senga ibazo kwigura n'umuto ngo nanjye nuko nanjye cyaka kiba cyane. Amafaranga yavuye ngo bayariye uko nge nawe kwita. Dore telefone aho twashyize wahabonye. Niba ushobora kuzanamo ibintu by'amacupa nawe ushobora kuba ugiye gupfa. Nubwo ugiye gukubita indije amafaranga yavuye kuwambwa amafaranga yavuye uyashyize sinaguhabonye. Ubwo mva n'imbere reka nze nkwereke ukubise mwibinde ngiye tinyuka kandi amafaranga yavuye. Umuntu noneho yarangita we. Urashize noneho baranyishe noneho afande we ari gukora ishyano. afande buri mwana wanjye yarananiwe. Ariko neka abana sinzi ikintu nzamukorera kuko nuko byagendesha umwana w'abazendeye nawe. Afande buri mwana wanjye yarananiwe. Abana bimeze yarananije ariko nazi. Afande jya no mu muha namusaba imyaka 30 muri gereza. Ahubwo dore nguriya yaje. Kiri ngikiri. Urashaka ko